ndashimira cyane ababiteguye ko nari maze imyaka 4 ntaheruka no kwambara kimono. Ubwo bambwiraga kuza muri aya marushanwa babimbwiye ndi Mombasa, ndatega ndaza kuko numvaga mbifitiye amatsiko. Naherukaga mu kibuga kera ntago
nk'uko rero mubibona iyi ni finali ku rwego rw'abakobwa muri komite. Aba bagore bose muri kubona ni abacampiyoni, muri uyu mukino wa karate mu myaka itandukanye, kandi biranigaragaza rwose ni abantu bafite imbaraga kandi bazi gukina neza cyane. Reka dukurikire umukino, ibindi muragenda mubona gake gake kabisa, ubona ko batakana nk'abantu bari muri gahunda kabisa. Ni abagore kabisa baba barigenda muri uno mukino uko muri kubyibonera. Rwose ariko uyu nguyu murabona ko rwose afite imyuka, agize amanota 3 kuri 1. Cyaza umuntu ararenze kubyibona kuri taburo, amanota 3 kuri 1. Bari finali bantu banjye, finali rwose bari finali kabisa.
urabona ko batakana rwose nta bintu nta mikino bari nka kwa kundi bagiye batangira abonaga barushanya kabisa abana bari mu kazi kose ariko hataranze aramudominiye kuko agize amanota 4 kubyibonera rwose kuri taburo byoroshye urabona ko harimo diferanse nini
Rehema hasojwe edisiyo ya kabiri muri The Legend Karate Open Competition. Nk'umudamu cyangwa nk'umutegarugori ubashe kwegukana imidari, tubwire umwihariko w'irushanwa ryabaye ku nshuro ya kabiri n'amarangamutima yawe uko wiyumva nyuma yo gutwara ino midari. Murakoze. Icya mbere ndashimira cyane ababiteguye ko nari maze imyaka 4 ntaheruka no kwambara kimono. Ubwo bambwiraga kuza muri aya marushanwa babimbwiye ndi Mombasa, ndatega ndaza kuko numvaga mbifitiye amatsiko. Naherukaga mu kibuga kera, ntago numvaga ko imidari nayizana, so ndaza nditegura ibyumweru 2 nibyo niteguye. Byanjyohe, nishimye ahubwo navuze ko ngiye gusubira mu kibuga. Ubwo byumvikana ko nyuma y'imyaka 4 utambara kimono ukegukana ino midari yabo mwahanganye, ni urwego rwabo ruri hasi, ni Rehema ukiri hejuru, bimeze biti? Ubundi hari ikintu kimwe tutajya tumenya. Ubundi barakubwira ngo competition nubwo yaba ari ntoya, amarushanwa yose ni amarushanwa uko yabangana kose. Ngewe ntangira kwitoza ntago numvaga ko ari matoya, ngewe nitozaga nk'uko nakwitoza ku rwego rwo hejuru. So ntago rero navuga ngo bari hasi, kuko nanjye nakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo mbashe kwegukana ino midari. Hari aho twabonye ubu wa kabiri by'umwihariko guhangana n'umuntu umwe ku wundi. Iyo myaka 4 wari umaze udakina karate, twavuga ko aricyo cyatumye uwa kabiri abantu bari biteze ko wenda ushobora kubona umwanya wisumbuyeho. Ikindi ni uko ari umukinnyi mukiri n'abato muri competition mwahoraga muhanganye, uko guhangana kwanyu kongeye guhurirana muri iri rushanwa bimeze biti? Urumva muri iyo myaka 4 nge narahagaritse kubera urumva ibintu by'akazi no gukura n'iki, ariko we yakomeje gukina avuye mu kibuga. Ubu nibwo avuye mu kibuga, so urumva rero experience y'umuntu wari uri mu kibuga buri gihe n'umuntu navuga ko aribwo nari nkigarutsemo, biba bisa nkaho biba bitandukanye, ntago level ziba zikiri zimwe. Hanyuma ijambo rito ku bandi badamu no rusange, siporo ibafasha kimwe gukora siporo kugira ngo mugire inama n'abandi badamu bitinyuka gukora siporo? Icya mbere ni confidence. Icya kabiri ntago bya bindi violent bibaho mu badamu cyane cyane n'igitsina kobwa, ntago biba. And respect, barakubaha, and then bidufasha mu kubyara kwacu, nabyo biradufasha. Iyo ukora siporo hari ahantu ugera ukaba wabyara neza utarinze kujya guhura n'ibindi bibazo. No kurera nabyo biradufasha. Murakoze. Namwe murakoze kandi.